kiryo kiragaragara neza. Mwaramutse, mumeze neza. Ngiye kuri aka kantu kaji ko muri Kamere, yangiye kwirirwa nirukanka mu mujyi. Ndi mu bihe byo kwimuka, ntabwo ndibona umwanya wo kurya, niyo mpamvu ngiye kukanywa, akaba ariko niririrwa umunsi wose. Mukomeze mubane nanjye murebe vlog yanjye. Tugiye gupima kwimuka, igiye kunsaza wallahi. Irafungura. Tugiye gupima, ndi kuvuga kwimuka byari bigiye kunsaza. Sinjye nzabona umunsi w'ejo urangiye. Imbaraga wari washyizemo urabura byarangiye. Utu dusimba shaho turaryana. Bose ukora isuku se. Ahubwo sinzi ukuntu nibagiwe guca iwacu ngo nzane uriya muhungu. Ndananiwe, ndimo kuva ahantu, ndimo kuva kwa Jasu. Nenda kureba Jasu ho gatoya. Ubundi ubu ngiye mu mujyi gushaka ibintu bimeze nk'amarido. Ngiye gushaka amarido, nibinkundira ndabereka ahantu njya ngurira amarido. Imyaka yanjye yose, ariko si yose da, si yose, ariko igihe kinini aho hantu niho hantu ngura amarido. Niho hantu ngura amarido, niho hantu njya ngura itapi. Bagira amatapi meza adapfuka. Njyewe namamariza abantu kubona, upfa kuba wambaye ibintu byiza. Ngo singuriye umwe ukina filime. So mukomeze murebe vlog yanjye rero, ndabakunda cyane cyane. Zahatsari, ubu ngiye kwihuta. Nagiye kwa Jasu nzi ko ndi buhite mava amasaha aramfata. Iyo turi kumwe ntitubura ibintu tuvuga amasaha akantwara. Baba we, vlog na vlogasi. Biryo na biryo. Cheers na chichi. Cheers na chichi. Cheers we. Chichi na chichi. Lalo wale chirizi. Ibi biryo bimeze neza. Kanze mushyiremo. Kamindukire mbereke icyamamare. Turagushimiye. Warakoze pe. Kurya bino bita. Chichi na chichi. Ese dufuye iki we? Ubu rero nagiye kugura marete z'abana. Dore marete nguze. Hariya hari baga nini ifite amapine nakunze nk'abantu. Iyi baga nayikunze, ifite akantu n'aka gatoya, ifite n'icupa ry'amazi. Iyi baga ni iya Mikael, iyi ni iya Talha. Mba nguze amabara atandukanye kugira batazabirwaniramo. Nimba rero ushaka marete nziza, uzaze hano kwa Nyiranuma. Hari umugabo k'akazungu ufite amabaga meza byatari. Izi baga zirakomeye nk'abantu. Ni kwa Nyiranuma. Ejo narahaciye ndavuga mani. Mugurira abana banyu amabaga meza. Ndebe iyi baga, sinjya ndibona nzigejeje mu rugo.
murebe iyi vlog yanjye ngiye kugenda ndebe ukuntu bari bubyakire mfite amashyushyu umwana yanjye nshaka kureba abana banjye bahetse amarete bambaye iniforume bagiye kwiga nkajya nko kubafata umunsi wa mbere nkumva ibintu bari kumbwira ukuntu ku ishuri bitwaye mana iduhera abantu ubwenge mwababyeyi. Iki ukuramo iki? Oya wikuramo umupira tariha turebe koko. Oya ambara baga mwana agiye ku ishuri hagarara hano ndebe. Keza eko mwana ninde wababwiye se ko iri ari atari? Okay iyi baga se washakaga? Shaka muzabita tuzaserera. Abonye abana kuri baga muzajya ku ishuri. Ukuramo iyo guru ambika mika baga na halaika baga yakana kukumika hasi ku ishuri nambikira. Oya ako utari kurwana kwawe na kami ngo nta gurde zari zirimo. Wowe hari harimo gurde kamujye kwa kazungu muteze imbere afite amabaga meza. Ambika imyenda baga afite amabaga meza. Nakakandi bage mbana bakajya ku ishuri mwese ishuri. Mama ngwino ndebe niki ukaburigisha reba turebe rekura ambara reba hara turebe. Mama ambaye mboga se tugiye ku ishuri ambara neza mwese agiye ishuri mwese nawe ambara turebe ko ntabwo ari koko tari ambara nawe. Iyi wayongera egera imbere nyine yishyira mu mugongo. Amapine ari kukujana egera imbere hariya gutya se si sawa. Mika aberewe sahu inyindi nawe yahetse baga isa n'iya kami ngo muhekeshe baga sana n'icyo kintu arashaka kukiri. Abana mwishimye? Oya ni ya Mika n'ubundi nzigura nuko nari nabipanze ahubwo sinzi ukuntu ntabime gutya. Mika ambara baga afu kama kurekere baga. Mika nazanye amandazi. Mama azanye indazi. Iki? Mama azanye indazi. Yego mba amandazi. Mbahe. Mama, ntabwo ari ivalize kuko ari kubona uri kuyitembereza ngo ni ivalize. Si byarangiye ngaho muzimenge kuzibika rero ndabizi zahita zifata zitarajya ku ishuri. Kuramo oya wowe usitayiza zana mbike mama bike baga akawe sheri ngiye kukabika ima nawe mama
Nisi keza? Akodo mama. Yego. Akodo mama. Sorry. Wayifunguye ukayireba. Ni nziza abana. Akanje. Ngaho tari aho utangiye kuzitera imishoti. We na Kami. Koma fungo mama. Koma fungo. Prati tureba. Iyawe warebyemo ukuntu imeze. Yihorere zana. Muzane nzibike. Ima mama, ima. Rekura, zana hano bagu tutangira kuyitendekaho. Ima. Ima. Mwaramutse mwiriwe ngaho ndakomeye ndi kwimuka abana tare uri mu biki ushaka bike abana muri gukora akazi Mika inyine ndagukubita ukunda telefone iki papa byanze terura birakunda ego mana umwana byamunaniye siko muri kwifungira amayira byanze byihorera gatatu ngwiki ego kumana yanjye ego mana tari inyi tariya utagwa aho hantu ushimishijwe n'ibiki ndebe ninde ugonga ishyize ndahari kandi mari enye ndihagarara ugiye ntego ugiye mama ngaho mwihora turahagarukira muciye ikiziriko mama genda buhoro mama genda buhoro utagwa tara biteze Mika jugunya urwo runo Mika hari undi mwana wabonye yatoye ibintu dore ye yego ndamukubita nabibonye abana bagusize genda buhoro ariko ibyutse b'umusirikare na uraguye Mika ntaguye hano urahazi hano murahazi ngo yicare uyu washaka kwicara abana bashaka kwicara betse moto zibafata muhagarare hano hagarara hore
Nana. Enyindire kama batagukata. Mama jangan. Dore waguye umunwa ukora hasi. Ngwino urebe. Wamubonye umwana? Muturirari. Ego mami. Nana. Araguye. Mikuragu. Abana agiye bimu shari. Bimu. Vuu. Yego. Yego. Nana. Imvura. Kami. Ngwino ukuremo inuza. Iriya juzu yawe ikuye hariya n'ariya makaye imvura itanye kushojoba. Ndakubujije be. Umuntu yari yaguha serivisi ukumva ubuze ikintu umuhemba ukumva kumubwira ngo urakoze wakomeza ukabivuga buri mwanya ukabikora buri mwanya ukabigira gute. Nicaye i Remera mwabibonye ko ariho narindi nagiye kureba Mutabazi narashize iminsi namuherekeza ku kibuga. Nahageze telefone yanjye nta muriro urimo. Nari nayikoresheje cyane mbere yuko mugeraho. Naje ncuranga hari ibintu nagombaga gukora bimarira umuriro. None nza ndi kwibaza numva nashaka gusubira inyuma ngo njye ahantu nabonye bagira ikintu cyo kunywa cyangwa kurya n'ibindi. Ubona kiga ko bafite amapirize ndi kuvuga ngo njye nicare nyine wenda mprofite ncomeke kandi nashakaga kumureba ari gukina. Ndatambika gakeya negeye imbere mbamuye n'umuntu unzi kuko n'umuntu tuzanye mu buzima busanzwe umuntu uzi nka Kecapu. Mba ndamubwira nose hano nta purize mugira. Ambwira ati rero hano hanze ntiturazishyiraho ziri ahangaha ati raronje yanjye yabirana abaranije. Ni ukuri kw'Imana kuri ino si hariho abantu beza babumva bagufasha mu kintu nyine ukeneye ako kanya. Buriya ntimugashimira abantu cyangwa mwumve mukozwe ku mutima nuko umuntu abakoreye ibintu bya dance n'ikintu gitoya wasuzugura umuntu akigukorera kiba kikubera isomo. Ndaye isomo kuri raronje n'urukatanga ndabashimiye. Yarabikaze. Ibisiga ikoresha. Ari amakaye arenga 25. Nakubwiye. Ntabwo ari imikino sheri abantu bambwira ngo tubireyo ni amahwa. Ibi byose ni iki? Ahese amahwa. Muri kubona Innocent batankoreye inzara neza. Nabikunze kubona dusa neza byatari. Noneho n'ubwa mbere mu buzima bwanjye nsize ihina y'umutuku. Ndi kubona bijyanye, ndi kubona bifite injyana ya danje. Yo umunsi wanjye wari muremure mana yanjye ndananiwe. Iyi vlog imaze igihe yantwaye imbaraga ye baba we mu buzima bwanjye. Niyo vlog inindiye shana ukuri nimukenera abantu babasiga mujye mumbwira mbahe nimero ya Warida aba yansigiye neza nkabikunda sana birasa neza nukuri. Ndabakunda cyane rero abantu mwese mwarebye vlog yanjye Imana ibamere umugisha ibahe ibyiza
Yaza ibyifuzo byanyu tukote.